aba amushyize hariya, undi aba aravuze. So niyo mpamvu rero mu by'ukuri gutagatifuza umuryango wa Habyarimana arimo abikora muri ubu buryo. Ariko rero reka umuntu abatwumva wenda umuntu ababwire ibi ngibi. Abazi umuryango we, ndeke umuryango w'aho yashatswe, abazi umuryango we, kuko akunda gukoresha ikintu uyu munsi abantu bose bashobora kuba bibaza. Akunda gukoresha ngo bariya abantu bari imfura, ngo rwose ngo ubupfura bwa kanaka, ngo iyo ibyo ashaka kubivuga abagira ngo yatira attention y'abantu ku byo agiye kuvuga. Nta muntu mu bantu babanye na se Pasiteri Kayijuka, nta muntu wabaye imfura nkawe. Aba bantu atagatifuza, uyu Pasiteri Kayijuka yazize jenoside yakorewe abatutsi, nubwo avuga ibyo avuga. Pasiteri Kayijuka abantu baramuzi, abantu bazi neza ko yabanye nabo neza, ariko yazize jenoside yakorewe abatutsi. Uyu nguyu we Pasiteri Kayijuka yaguye Ngoma, urumva, yaguye Ngoma, aho bita ku Mugonero, ni mu cyahoze ari Kibuye. Naho nyina yaguye mu Bisesero. ageze n'aho avuga ko bibaye bikunze leta y'u Rwanda anita ko ari igitugu izavaho, kandi ko ngo bitari na kure. Ari mu berekwa nawe, ari muri ba bandi bavuga bati ariko ni igitangaza uze. Ubundi se hari leta izi kamara bikabaho forever? No. Ibihe byiza kuri mwese inshuti bakunze mukurikira ibiganiro byacu hano ku ijwi rya Diaspora One Nation Radio. Yubasuhuza, nitwa Simeon Muhumuza. Nizere ko aho muri hose mu bice muherereyemo, haba badukurikira muri mu Rwanda, haba ndetse namwe mudukurikira muri mu ntara ya gatandatu cyangwa se muri diaspora, namwe twizere ko mukomeje kumererwa neza aho muherereye hose. Twinjiye mu kiganiro cy'uyu munsi wa none, ariko mbere y'uko tukinjiramo nyirizina, reka mbanze mpikaze nk'uko muri kubibona kuri screens zanyu Bwana Egide Ruhashya. Turavugana ari mu gihugu cy'Ubwongereza. Bwana Egide, ndakuramukije cyane, wiriwe, nanaguha ikaze mu kiganiro cya none. Biriwe neza Muhumuza, nanjye kankuramutse ndetse ndamutse n'abadukurikira bose kuri channel zombi. Mwese rero ndabifuriza ibihe byiza. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Reka rero twinjire mu kiganiro cyacu nyirizina. Uyu munsi hari abari kwibaza bati ni iki tugiye kugarukaho. Turagaruka ku mudamu witwa Adeline Rwigara. Uyu akaba umugore cyangwa se umudamu w'umugabo wahoze azwi cyane mu bucuruzi mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo we ari nawe uzwi mu bucuruzi mu Rwanda, yitwaga Assinapol Paul Rwigara. Uyu akaba yari umucuruzi uzwiho ibikorwa by'ubucuruzi. Uyu mudamu rero we ari wa Adeline Rwigara tugarukaho mu kiganiro cyacu cya none, yamamaye cyane ubwo we ndetse n'abakobwa be, cyane cyane Diane Rwigara, bakurikiranwagaho ibyaha birimo gushishikariza imvururu mu baturage no kugambirira ihirikwa ry'ubutegetsi. Mu bihe bitandukanye yagiye ahamagarwa na RIB kugira ngo anasobanure ibyo yaherukaga kuvuga, ariko yigeze kugaragaza ko atazitaba. Uyu munsi rero twifuje kugaruka kuri uyu mudamu kugira ngo tumenye ese ubundi uyu madamu Adeline Rwigara n'umuryango we ni bantu ki, ese ni iki abamuzi bashobora kuba bavuga kuri we cyangwa se bamuziho. Nifuzaga rero ko Bwana Egide tugaruka ku byo akomeje gutangaza, cyane cyane ko kuri ubu ntabwo akiri no mu Rwanda.
noneho ibyinshi byanagaragaye cyangwa se n'ibiri kugaragara ni nyuma y'aho avuye mu Rwanda. Mu biganiro wagiye ukora, ari nayo mpamvu nifuje ko tuza kuganira muri iki cya none, hari ikigaragara ko hari byinshi uzi kuri bene aba bantu, kuri uyu muryango, kandi hari na byinshi bakomeje kuvuga bitandukanye. Ariko kandi muri ibyo biganiro wanakoze, nanakurikiye ibitekerezo cyangwa se comments z'abandi bantu usanga bemeranywa nawe ku byo uvuga. Ikindi kandi mu biganiro wakoze wagiye utangamo ibimenyetso, aho uvuga amatariki, ahantu ndetse n'igihe. Kenshi ibi biba bigaragaza ko iyo umuntu akoresha ibintu nk'ibyo aba avuga ukuri, kandi ariyo mpamvu nifuje ko tugira ikiganiro dukora ku byo amaze iminsi avuga. Reka ntangire nkubaza nti, Bwana Egide, uyu mudamu wundi wowe muziho iki we n'umuryango we, mbere y'uko noneho nyirizina twinjira ku byo aheruka kugaragaza cyangwa se kuvuga? urakoze cyane muhumuza, ngushimire cyane ku kiganiro wifuje ko dushyiraho umucyo. Ntangire nkubwira ko ntabwo ngewe personnellement, ntabwo nziranye n'uyu mudamu Adeline Rwigara ngo tube tuziranye amaso mu yandi. Gusa icyo navuga ni umuntu ngewe nzi, mba narabonye. Ikindi mvuge ko buriya niba nza gukoresha nti muri kiriya gihe arimo avuga, buriya umujyi wa Kigali abantu basaga n'abaziranye. Ni ukuvuga ngo ntunzi, ushobora kutamenya uko nitwa, ushobora kutamenya ngo ndi uwa hehe, ushobora kutamenya aho ntuye, ariko cyane cyane nk'uriya wabaga ari umugore w'umukire, cyane cyane nk'uriya wabaga avugwa, ni ukuvuga ngo abantu bose babaga bamuzi. Ni nayo mpamvu mu byo navuze wasangaga hari abantu bavuga bati koko ibyo bintu uvuga twarabyumvaga, abandi bati nta muntu utazi iyo nkuru. Ni ukuvuga ngo umujyi wari mutoya. Erega u Rwanda, buriya abantu bajya babona u Rwanda kuriya, wari uzi ko abantu mu Muhumuza, Kigali umuntu ayizi nta kaburimbo ibamo. Urabyumva? Mu mujyi wa Kigali nta kaburimbo na nkeya ibamo. Noneho bitangira bashyira kaburimbo hari imbere y'ahacaga hariya radiyo Rwanda, ikagenda ikagera hariya kuri ka militeri. Iyindi ya kabiri ni yaturukaga kuri Mirikorine igaca hariya hahoze Kiste, kera hahoze Cour Supérieure Militaire, ikagera nayo ikagera ku kigo cya gisirikare. Umanutse ugeze hariya kuri Panafrica, kaburimbo wabaga uyisezeyeho, winjiraga mu muhima ivumbi ritumuka. Urabyumva? Hariya kuri aho bita peyaje, buriya niyo mpamvu hitwa peyaje, buriya kwinjira mu mujyi hari bariyeri abantu bishyura, kaburimbo aho ngaho itabaho. Buriya abantu barareba bakibaza ngo za Nyarutarama, za Kibagabaga, za Kagugu, za Kizariya, kugenda aho bita kwa Mushimira, aho bita kwa hirya yaho ni kwa Ngurinzira, ukagenda ukazagera harya hose ntabwo Muhumuza. Ni ahantu bahigaga inkwavu, ni ahantu habaga ubuhinzi rwose, nk'ahantu mu cyaro gisanzwe. Icyo nshaka kukubwira, umujyi wari mutoya. Umujyi wari mutoya, ni ukuvuga ngo abantu bari baziranye, ikindi naho gutemberera hari hakeya, hari hake cyane, ku buryo mwarahuraga, abantu bose mwarahuraga. Uriya utamuzi, uwo muri kumwe yabaga amuzi. Uriya atagize icyo avuga, uyu yagiraga icyo avuga. So icyo nshaka kukubwira, inkuru zari hamwe, inkuru zibumbiraga muri karya ka Kigali gatoya tubona hariya kuri plateau, mu Kiyovu cy'Epfo, mu Muhima, i Remera. Ubwo Remera nayo yaje kera gatoya, yaje nyuma gatoya. Kicukiro hari ivumbi ritumuka kuri Zayitu. Ibyo bikaba birarangiye. Icyo nshaka kukubwira, abantu babaga baziranye. Nge rero ntabwo muzi, ntabwo tuziranye ngo mbe navuga ngo umuntu turaziranye amaso mu yandi, ariko inkuru
n'ibyabaga biba. Niyo mpamvu mbizi, niyo mpamvu uvuga nti iki gihe iki n'iki baguze inzu aha n'aha, bayiguze no kwa kanaka, aho hantu nari mpazi. Niyo mpamvu iteka mvuga nti narabirebaga umuntu ari mutoya ariko ukurikirana. Ikintu kidufasha ubu ngubu ni iki? Ni uko ufata amakuru, ugafata ibyo wabonye n'ibyo wumvishe icyo gihe uri mutoya, ariko kubera ubu ngubu ukuze, analize yawe wakora, ufata za pictures z'ibyo wabitse mu mutwe, wabonye ibyo wumvishe n'iki, noneho ukabihuza n'igihe. Uyu munsi ukaba ubasha kuvuga ibyo mvuga, kuko byose byagiye bigucaho, ukajya wibaza uti burya bya bindi byari ibi, burya bya bindi byari ibi, burya bya bindi byari ibi. Aho abantu bacururizaga hariya muri quartier Mbatuzi, ibintu byose umuntu yabaga abibona, icyo umuntu yakoraga, icyo yacuruzaga. Dushobora kuvuga nti kanaka yacuruzaga ibi, ariko ibi ngibi ntabyo yacuruzaga, ahubwo byacuruzaga kanaka. Nshobora kubwira nti mu bantu bavukana aba n'aba bageze mu mujyi wa Kigali iki gihe iki n'iki, baturutse aha n'aha, ndetse icya mbere ahantu babanje gukorera n'aha, nyuma barimuka bajya aha, nyuma bubaka ibi n'ibi. Ibyo ni ibintu umuntu azi. So icyo gihe rero niyo mpamvu mpagarara hano njyewe nkavuga ibyo mvuga, kuko ntago mbeshya n'ibyo nabonye. So mu magambo make nuko nakubwira, mu kuba nakubwira ko nzi uwo muntu. yego, aheruka kugaragara mu kiganiro kimwe, ariko ni ibintu abantu benshi bibajijeho, nayo mpamvu nifuza kumva wowe iyo usesenguye. Yagaragaye asa nk'utagatifuza leta yahoze iyobowe na Habyarimana, noneho by'umwihariko kuri Habyarimana, avuga ko ngo yari umuntu mwiza, ko nta rwango yagiraga. Biranashoboka ko nawe wenda wabikurikiye cyangwa se ushobora kuba warabibonye, ariko umuntu akibaza ngo aka kanya ko mbere atigeze yumvikana bivuga, abitewe n'iki, bije bite, n'impamvu ki? Iyo umuntu asohotse mu gihugu agafata inzira y'ubuhunzi, wowe ukavuga uti ngewe ndiyemeje, ndagiye, icyo gihugu sinzakigarukamo. Buriya hari ibintu bibiri umuntu ahitamo. Icya mbere ni igitumye ugenda, akaba nacyo kiza gutuma mu by'ukuri ufata n'inzira yo kubaho mu buzima bwawe muri ubwo buhunzi. Niba necessairement, niba reyeroma uvuze uti ndagiye ariko ndishakira amahoro, hari ugenda akicecekera, ahubwo agakora ibimuteza imbere, ndetse agakora ibituma mu by'ukuri ajya no mu buzima butaza gutuma amenyekana cyane, kabone n'ubwo yabazwe. Ariko ushobora guhitamo ahantu wigendera, ukajya ahantu ugaceceka, ukikorera ibintu byawe bikwavantaja, biguteza imbere, ukicecekera. Undi hari igihe ahitamo appartenance, kugira aho ubarizwa, kugira aho uba muri sosiyete runaka. Iyo rero wagiye muri iyo sosiyete ukora nkayo, no kugira ngo ikwemere, ugomba gukora ibirenze ibyo bari barimo bakora kugira ngo barusheho kukwemera. Ni ukuvuga ngo niba hariho abantu bari bari hanze bavuga nabi ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda, bavuga nabi abayobozi, kugira ngo wapartene muri iyo sosiyete, kuko ari wowe uje bwa nyuma, ugomba gukora ibyo batarakora. Ni ukuvuga ngo uvuga byinshi batigeze batinyuka kuvuga, noneho bakavuga bati wa muntu koko burya ni uwacu. Ikindi, mu Rwanda habayeho amateka ababaje cyane, yatandukanyije abantu. Amateka y'u Rwanda yaduciyemo ibice, hanyuma kandi iyo umuntu agiye kure cyane, amateka yacu, ni nayo mpamvu jenoside yakorewe abatutsi yabashije kubaho, nuko yadushyizemo ikintu cy'amoko. Dushimira leta ubu ngubu kuba ibyo bintu bitakibaho, kuba ubu ngubu nta cyangombwa na kimwe ushobora kubona mu Rwanda gishobora kuvuga ngo cyakwemeza ko uyu muntu ari iki. Ibyo ntibikibaho.
nyamara muri iyo leta ashima urabizi ko nicyo cyari icya mbere. Ubwo wenda turabigarukaho. Hanyuma kuba ari uko bimeze, iyo uje warabaga mu gace cyangwa warabaga mu byo bitaga abatutsi, kugira ngo wizerwe byemerwe, ni uko uvuga nk'ibyo bavuga, ukavuga ibyo bavuga icya mbere, ugatuka umukuru w'igihugu, ugatuka first family ku karubanda ku mugaragaro, ikindi ugahakana jenoside yakorewe abatutsi. Iyo ibyo bikoze ku karubanda kuri televiziyo nk'uku nguku, ba bantu noneho barakwakira, ya appartenance washakaga, ya sosiyete washaka kubamo, noneho ukayibamo. Adeline ni ibi ngibi yakoze, niko kuntu yinjiye muri ubwo buhunzi bwe. Ariko ibyago bye rero, yahuye na murumuna w'umushuka wari usanzwe amenyereye muri ubwo buhunzi, kuko we nta nubwo u Rwanda to be honest aruzi. Noneho bihura ko afite n'ikinyamakuru, avuga ati ngize Imana narabuze ikinyamakuru cyanjye ko gitera imbere, nzanye izina rizwi, kuvuga Adeline Rwigara ntaho bihure no kuvuga Tabita, ahita amushyira hariya. Undi nawe rero aba avuze aya bahanga. Ibi byose ubona ni ibintu byinshi bigiye biteranye, ariko mu by'ukuri ushakisha ukavuga uti ukuri kubirimo ni ukuhe. Narabivuze ko Tabita yagize amahirwe, Adeline azi gusakuza, azi kuvuga, azi kubeshyira abantu, ikindi kandi azi abantu warabazi, akavuga amazina. None kuko ibyo mu Rwanda wabizi, akavuga ahantu, akavuga ati ibi nibi, ati uyu yagize atya, nubwo byaba ari ibinyoma. Tabita ntabyo abo bantu ntabazi, ntago yabasha kwegeranya iki n'iki ngo ahuze iki n'iki. Noneho abamushyize hariya, undi aba aravuze. So niyo mpamvu rero mu byo kuri gutagatifuza umuryango wa Habyarimana arimo abikora muri ubu buryo. Ariko rero reka umuntu abatwumva wenda umuntu ababwire ibi ngibi. Abazi umuryango we, ndeke umuryango w'aho yashatswe, abazi umuryango we, kuko akunda gukoresha ikintu uyu munsi abantu bose bashobora kuba bibaza. Akunda gukoresha ngo bariya abantu bari imfura, ngo rwose ngo ubupfura bwa kanaka, ngo iyo ibyo ashaka kubivuga abagira ngo yatira attention y'abantu ku byo agiye kuvuga. Nta muntu mu bantu babanye na se Pasteur Kayijuka, nta muntu wabaye imfura nkawe. Aba bantu atagatifuza, uyu Pasteur Kayijuka yazize jenoside yakorewe abatutsi, nubwo avuga ibyo avuga. Pasteur Kayijuka abantu baramuzi, abantu bazi neza ko yabanye nabo neza, ariko yazize jenoside yakorewe abatutsi. Uyu nguyu we Pasteur Kayijuka yaguye Ngoma, urumva, yaguye Ngoma, aho bita ku Mugonero, ni mu cyahoze ari Kibuye. Naho nyina yaguye mu Bisesero. Bisesero uzi ko ari umusozi wari wagiyeho abatutsi benshi, ndetse bagerageje no kwirwanira. Nyina rero niho yaguye. Ariko muri ibi ngibi rero, ni gute waba ufite abavandimwe, ufite umuryango, ufite so, ufite nyoko, bakaba barapfuye muri ubu buryo, uzi neza ko ba bantu urimo uvuga neza aribo bakoze ibintu byose, yaba gushinga interahamwe, yaba gushinga iyo MRND, yaba gutegeka Matayo Ngirumpatse birya byose yavuze, yaba kubashakira training, yaba guhamagara abazungu bakabajyana muri za training, yaba kubigisha kwica vuba no kwica nabi, yaba kubashakira intwaro, yaba buri kintu cyose, ndetse n'amacakubiri yose bagiye bigishwa, yaba bira bintu bya ba Mugesera bavugaga, yaba ibyavugaga kuri RTRM, yaba ashingira hehe
iyo avuga ibintu nk'ibyo ngibyo. Ababyeyi be barabiguyemo. Tugendere kuri icyo ngicyo cyonyine. Ariko ibi tubivuyeho, wari umuryango wihohora, kubera ko ntushobora kumvisha abantu b'abategetsi b'icyo gihe ukuntu ukize, ukuntu ufite amafaranga, ukuntu ufite ibintu, ukuntu iki, utihohora hariya. Mu kwihohora rero barakwamadwa nawe bakakureka ukaza, ariko kuko hari ibyo bagukeneyeho, kuko ibyo ufite babikeneyeho, kandi bakumvisha ko mu by'ukuri ubifite mu buryo butemewe, kuko gukira uri umututsi ntago babikunze. So ugomba guhora wihohora. Muri uko kwihohora rero ni ka ruswa ka buri munsi, ni akamodoka utanga, ni utumiliyoni utanga, ni amafaranga yaca hirya no hino, ni za pourcentage mu migabane y'ibintu byawe ubaha, ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho nawe bakakureka ukicara mu mazu yabo, ukibaza ngo koko ngo mubanye neza. No, ntabwo ariko bimeze. Uyu rero ibintu yabyibeshyemo cyane. Yabyibeshyemo, ntabwo kwicarana na bariya mugasangira, ntabwo kwicarana nabo mukavugana, ntabwo byaguhaga kumva ko ari abantu beza, kuko inyuma habaga hari kubera ibindi bintu. Kandi noroze ko batahungishije aba babyeyi be ngo babeho, noneho jenoside yakorewe abatutsi neza bo barokoke. Ese reka nkubwire ikintu gikomeye muri ibi ngibi. Hariho umugabo wigeze kuba mu buyobozi mu gace k'iwabo witwa Mpamira. Uyu nguyu Mpamira, iyi histoire iranakomeye, n'umuntu yayumvise arumirwa, ukibaza impamvu ahubwo Adeline aba harya cyangwa avuga ibi. Uyu Mpamira yari ise wa Max. Ayo mazina uyafate. Max yarongoye Emerance. Emerance akaba murumuna wa Adeline. Urabyumva? Ubwo mu Kinyarwanda Mpamira na Rwigara ni ba mwana. Sibyo? Ni ba mwana. Kuko Mpamira umuhungu we arongoye murumuna wa Adeline. Ntabwo ari ba mwana, ariko ni mu muryango, urumva ko ari umuntu wa hafi. Noneho akaba yari afite imbaraga kuko yigeze kuyobora, ikindi yari umuntu w'umucuruzi ufite amafaranga. Nyina wa Adeline yararebye asanga ibintu birakomeye, aravuga ati hariya hantu urumva n'ubundi twarabashingiye, reka mpungireyo. Reka mpungireyo. Ahungira kwa Mpamira. Uyu Mpamira akaba yari afite umugore wanga abatutsi cyane, ku buryo n'iyo mariage yarayanze, biramubabaza cyane, avuga ati umuhungu wanjye Max arongoye mu batutsi. Abantu bazi inkuru bazambera abagabo. Nibyo ndakubwira ko nta nkuru n'imwe bitazwe. Byaramubabaje ku buryo kuba uyu muhungu we Max arongoye Emerance wo kwa pasiteri nyine Kayijuka, byaramubabaje cyane. Ariko uyu mumama we igihe cya jenoside yakorewe abatutsi baravuga ati reka mpahungire ndebe ko bamisha. Wari uzi ko uyu Mpamira ari we wenyine wamwifatiye akaboko ati ntabwo nabasha kuguhisha, ntabwo rwose nabishobora, ahubwo ngwino nkujyane. Niwe wamwifatiye akaboko, atwara uwo mukecuru amujyana mu Bisesero, yicaranwa hamwe n'abandi. Nyamara yari afite umushumba waragiraga inka ze igihe kirekire. Abantu bo muri aka gace, abantu bazi aya makuru muzabitubwire. Yari afite umushumba yitwa Sematama. Kubera power yari afite aho hantu, yahabaye umuyobozi, afite amafaranga, yahamagaye interahamwe zose zo muri ako karere, azereka Sematama umushumba we ati hazagira unkorera ku mushumba. Umushumba we yari umututsi icyo gihe, urumva? Aravuga ati hazagire uzankorera ku mushumba.
wari uzi ko nta muntu wamukozeho, wari uzi ko jenoside yakorewe abatutsi yahitanye abantu bose, uyu mushumba yasigaye. none uyu nguyu agatinyuka akavuga ibintu nk'ibi ngibi, azi uburyo ababyeyi be bapfuyemo, azi uko byagenze, kabone n'aho umuntu mwashyingiranye ananiwe kuguhisha akagutwara, ngwino bakujyane bakwica. uku niko kuri. Ni byinshi rero iyo umuntu ubajije ikibazo nk'icyo ngicyo cyo gutagatifuza, ntabwo babifata uko bishakiye, mu buryo bwo kugira ngo bayobye rubanda, mu buryo bwo kugira ngo abantu baze kugira ngo koko harimo ukuri. ariko apartenance ya mbere irwana n'ibibarimo no kugira ngo bavuge bati abantu baraza kunyumva neza nimvuga ibi, baraza kugira ngo nanjye turahuje, reka mvuga ibi. ikindi noneho hariho nihahamuka, hariho trauma yo kwanga kwemera, hariho trauma afite byinshi bimurwaniramo, kuko iyo umubona ukurikije ukuntu angana, ukurikije ibyo agakwiye kuba ubakora, ukurikije guhora afite za bibiliya, guhora avuga ibintu byo mu rusengero n'iki byose, kandi mu by'ukuri njye nagaragaje ubugome bwe, kuba yaramereye nabi barumuna b'umugore we, barumuna b'umugabo we, ntibabashe kubakiza, ntibagire bate. ndaza no kugaragaza n'ibindi byinshi ahangaha abantu benshi agiye ahemukira. yego urakoze. icyo wari ugezeho rero cy'uko abenshi bakunze kumubona yifashisha bibiliya, yewe no mu rukiko ngira ngo ubwo yari ari mu Rwanda hari ibyaha n'ubundi akurikiranyweho, yagiye agaragara kenshi yitwaje bibiliya. ariko niyo unarebye ubona ko ari umuntu mu biganiro bye yibanda kenshi ku kuvuga ko ari umukristo. ariko se umuntu akibaza, umuntu ushinja abantu kuba ari abicanyi ku mbuga nkoranyambaga kandi nta bimenyetso bifatika wenda afitiye gihamya, uyu muntu twavuga ko ari mwiza, ibyo avuga ko ari ukuri nk'uko yigaragaza nk'umukirisitu ku bamukurikira? birababaje nyine kuba gufata bibiliya ukagaragaza ibintu by'ubukristo n'iki, kubera ko ari umwana wa pasiteri, ngira ngo aba ashaka kugira ngo akine n'amarangamutima y'abantu. ikindi kandi nyine iyo uzanye amasengesho cyane, hari imitima y'abantu utwara bashobora kukwibeshyaho, ariko benshi nanone bajye bamenya ibikorwa bye, kuko ubundi umuntu niba atari indwara arwaye ubundi umuntu w'umukristo niwe muntu wicisha bugufi wa mbere. mu kwicisha bugufi ntabwo ubikorera ku mbuga nkoranyambaga, ngo uze ku mbuga nkoranyambaga ujye uvuga ukuntu mwafashije abantu, ujye uvuga ko mwagaburiye abantu, uvuge ibyo. ni ibintu iyo uri umukristo bimenywa n'Imana wemera, ukavuga uti njyewe ibyo nakoze narabikoze, Imana izabimpembe. ngira ngo niko muri bibiliya bivuga. ikindi kandi bibiliya iravuga iti icyo akaboko k'iburyo kakoze ak'ibumoso ntikabimenya. so wowe rero iyo uje ku karubanda ku mbuga nkoranyambaga, ku bintu bizumva abantu ibihumbi n'ibihumbi, wowe ukaza ukavuga ibyiza wakoze, mu by'ukuri ubwira ubukristo ahubwo, sibyo? icyo ni kimwe. ikindi, ukwicisha bugufi k'umukristo ntikukohereza kujya kubana n'abantu bo hejuru cyane. urumva ni iki cyamujyanaga kujya mu mazu y'abo bategetsi niba yari umukristo? ntago ni power, ubushaka power, ubushaka hejuru y'amafaranga, urashaka n'ubutegetsi, urashaka n'izindi mbaraga, donc ugira imbaraga zindi ziyongera ku mafaranga. ibyo byose rero ni ibintu biba bidakenewe. ariko reka noneho tujye mu migenzereze ye. hari byinshi nagiye mvuga. reka nkubwire akantu gatoya aha ngaha. buriya urabizi kwa kundi uba ufite
abantu mu muryango muziranye, uba ufite bene wanyu batabashije kwiga, uba ufite imiryango iziranye, ukavuga uti ariko nta mwana mwampa akajya kumfasha mu rugo muri twa tuzi tuba turi mu rugo, tuzi dushobora gusayidirana, uvuga uti mpashyire umuntu nizeye aze amfashe ajya ndebera abana. Buriya kera, nanone nongere ngaruka ku bintu byose byabaga biba abantu bose, abantu hari inkuru zabaga zizwi. Buriya yigeze kujya hariya ku Kibuye, urumva, azana umwana w'ahantu bita Gitovu, ni hariya muri Gishyita. Noneho azana umwana witwa Anonsiyata Iribagiza. Anonsiyata Iribagiza akaba ari umwana wari urangije umwaka wa 8. Buriya hari ukuntu iyo warangizaga umwaka wa 8, nyine abantu barabizi, kugira ngo urangize umwaka wa 8 w'umututsi icyo gihe byabaga bigoye kugira ngo byorohe kugira ngo ujye muri segonderi. Habagaho ibyo bitaga za serayi, byari amashuri y'imyuga, mwiga kubaza no gucura no guhinga no kubaza n'iki, ibyo ngibyo. Noneho rero uyu mwana araza, akaba yari umwana w'umukobwa, agera muri Kigali aje kugira ngo abafashe. Uyu mwana ageze muri Kigali yoga amazi ashyushye. Umwana arya neza nyine, arangije probably akajya yisiga no kutuvuta tw'abandi bari aho ngaho. Umwana w'umukobwa atangira gukura asa neza, araza asa neza, kurya neza, burya urya neza, woga amazi ashyushye, wisiga utuvuta, nta susi yindi. Umwana aratangira asa neza cyane. Noneho hari inkuru njya mvuga, kandi naravuze, mwabonye comment ko abantu benshi, ubushuti bw'uyu mudamu na Colonel Rwagafirita nta muntu utari uyiziho mu mujyi wa Kigali. No muri comment abantu bagaragaje byinshi cyane bigaragaza ko koko iyi nkuru bari bayizi. Ikintu cyabaye rero ni uko aba bagabo ba kera abangaba nta kintu na kimwe, burya nta scrupule bagiraga, nta kintu basubizaga inyuma, bumvaga ibintu byose babyemerewe. Gahoro gahoro uko uyu mugabo agenda muri uru rugo, yagendaga abona ukuntu uwo mwana w'umukobwa arimo akura, urumva, ari gusoreka, urumva, umwana w'umukobwa nyine yatangiye kuba mwiza, yisize neza, arya neza, arakura, haba umukobwa nyine ugomba kuba yasamaza umuntu. Rwagafirita uwo nguwo koroneri rwose yatangiye, kandi ubwo ubushuti yari abufitanye na nyirabuja, ariko yatangiye kunuganuga uwo mwana. Kubera iki? Kuko yagiyeyo niwe umuzimana, yaca aho ngaho abamubona, yagira. Noneho Rwagafirita rero atangira nawe kumukubaganya no kumusambanya. Uyu mwana ntabwo yari afite ubushobozi, nta nubwo yari azi uburyo ibi bintu ashobora kubyitwaramo. Ndabyanga se ndinde? Ndabyanga nte? Ndamurega se ndamuregera ndi mabuja, kandi nawe mbona ari chini ya ulinzi? Byaramuyobeye, ariko abikuramo ubwenge, aza kuzamubwira ati rero dore ukuntu ibintu bimeze, dore aya makosa n'iki, ati rero ngewe uzamfashe. Ndati nta kintu ntagufasha rwose, n'icyo ukeneye. Icyo gihe rero Rwagafirita nkubwiza ukuri, ngewe ni ibintu niboneye n'amaso. Apana ibi mvuga kuko aribyo naboneye n'amaso, ariko ibyo ngiye kuvuga nabibonesheje amaso. Rwagafirita kumusaba permis de conduire. Muhumu, icyo gihe kubona permis itwara byanganaga na diplome neza neza.
byanagaragara diporome kuko byari bigoye kubona diporome, noneho uri umututsi byo ni aferi yataye. Ariko yaramusabye ati ngewe wambaye ukampa driving license permis de conduire, mfite musaza wanjye uba mu cyaro wabuze, uzi ko barayiguhaga ukiga imodoka uyifite. Icyo gihe rero yarayimuhaye y'uwo musaza we nawe ava mu cyaro. Urumva abantu bagiye bakora muri ahangaha kwa Rwigara bazabitubwire ko batamuzi. Uwo mwana, uwo muhungu yitwa Alfred. Urumva uwo muhungu yitwa Alfred, uwo mukobwa yitwa Annonciata Yibagiza. Abo bantu bazabatubwire rwose, barabizi abantu. Urumva noneho Alfred araza yiga imodoka, ndetse yaje no kubona akazi mu ruganda kwa Rwigara. Ariko ibyago byaje kuba ni ibihe? Annonciata yaje gutwita, aza gutwita inda ya Rwagafirita. Nyirabuja bimenye, ibintu byaracitse, inkuba zarakubise, imirabyo iraka. Ikintu cyabaye ubwo urumva, cyokoza bagerageje kwirwanaho we na musaza we, bashinga akantu k'akaduka hariya za Kabusunzu, bagerageza kugenda birwanaho n'iki. Ariko fendefe nyine uyu mukobwa nyine yaje gusubira iwabo mu cyaro n'umwana we, mbese aragerageza ku buryo mbese bagerageje no kubihisha cyane, ntibivugwe, ntibimenyekane, ntibigire bati. Ikintu rero nakubwira ni iki: wowe uri umuntu w'umukristo, ibintu nk'ibi ngibi birabaye, uzanye umwana mu mujyi nk'uyu nguyu, ntumubwiye ko bitwara, ntumubwiye uti nyabona, noneho kandi ibyago bimubayeho, kandi bimubayeho muri kumwe, ntumufashije, ahubwo uramwirukanye, ahubwo unamujijije ngo yatinyutse abashyitsi bawe. Yatinyutse abashyitsi se uyu mwana nk'uyu nguyu yabwira Koloneli Ngomyi? Urumva ubwo wenda nta nubwo ngiye muri detaye z'uburyo biba byarabaye n'aho byaba byarabereye n'iki, urumva. Ariko ikintu nashaka kugaragaza ni iki: nuko mu mujyi wa Kigali ibintu byose byabaga bimenyekana, kuko abantu bari bake, hari hatoya, ibintu byose byabaga bizwi. Hanyuma kandi noneho ngarutse no ku cyo wavuga guti impamvu batagatifuza aba bantu, mu by'ukuri ni ukwigura, ni ugushakisha apartenance. Hanyuma ibirebana rero no kuba yaba ari umukristo, rwose ndakurahiye, ntago iyi myitwarire, yaba iyo tubona ubu ngubu, yaba iya mbere ye, y'uko kubana n'abo bagabo n'iki, no gushakisha uburyo abaho, cyangwa se uburyo ibyabo byiyongera kandi mu makosa, mutishyura za taxi, cyangwa se mukoresha ayo mazina yabo akomeye. Ibyo byose simbona ko biri mu Kristo. Yego, urakoze. Hanyuma ubyo rero akomeje gutangaza, ngira ngo akenshi urebye imvugo ze muri iyi minsi, usanga yibanda ku kuvuga ko umuryango FPR Inkotanyi waba waramuhemukiye we ndetse n'umuryango we. Ibi bintu koko nibyo FPR yaba yaramuhemukiye we ndetse n'umuryango we, agashyiramo na bamwe mu bayiyoboye? Ibi bintu nibyo, kuri kwabyo ni ukuwe, cyangwa se niba ari n'ikinyoma abiterwa n'iki? Abantu bajye banatandukanya, cya mbere umuryango wa FPR muri ibi byose buriya uburi hehe? Kuko niba ugize ibyo ukurikiranwaho n'ubutabera, umuryango wa RPF bihurira hehe? Iki ni ikibazo umuntu wese akwiye kwibaza. Ikindi kandi hariho amategeko n'uburyo amategeko akurikizwa, hakabaho buriya kumenya inzego n'uko zikora. Ikintu hano kitavugwa, ikintu hano
yanga kugira icyo akivugaho ni ukugaragaza ko aba bantu babeshywe noneho bakitwaza ibindi bintu byagiye biba mu buryo bw'ubutabera, mu buryo bw'amakosa yagiye akorwa, mu buryo bw'imicururize itishyura tagisi, mu buryo bw'uko hari mbese ikibazo ku kindi. Uribuka ko hariho n'ibibanza byabo byagiye bigwamo abantu bagapfirayo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Uribuka ko hari inzu yubatswe, mu by'ukuri nanavuze uko iyo nzu yubatswe, bayiguze ari inzu kadasitere, barayiguze ahantu hariya mu Kiyovu, bayigura n'umuryango bari basanzwe baziranye. Noneho inzu ntabwo mu by'ukuri bigeze basenya ngo bavuge bati tugiye kubaka iriya nzu abantu babonaga, kuko kwa Rwankindi bayigurisha, naranabivuze, nanavuze n'amafaranga bayigurishije $8,000,000. Nibyo bya bindi byose ngenda mvuga ko ntabwo mba mpari, ntabwo bantanzeho umugabo nk'umuntu uvuze ngo abantu bagiye kugurisha noneho ninze mba umugabo ngo wenda mbe namenya ko bayigurisha $8,000,000. nta nubwo nari mpari wenda ngo mvuge ngo mu bagabo bahari kwa kundi uvuga uti noneho abagabo muze tujye kugira uko tunywa inzoga z'abagabo, ntabwo nari. Ariko icyo mvuga ni iki, hazagire unyomoza avuga ko atari uko byagenze, kuko ni uko byagenze. Inkuru iva hano ikajya aha. Ikintu nkora ngewe ni ukubiteranya ubu ngubu. Icyo gihe rero iyo nzu nibyo navugaga, ntabwo iyo nzu bigeze bayisenya, ahubwo bazamuriyeho iriya tubona. Icya mbere urumva ko byari bikoze mu buryo butajyanye n'amategeko. Buriya hari hariho kuba umuntu yakwibaza ngo ese plan, igishushanyo watanze mu buyobozi, nicyo gishushanyo cy'inzu babona iri hanze? Ntabwo ari byo. So ni utuntu n'utundi. Iyo bigiye mu ruganda ukavuga uti mu ruganda hari harimo uburyo bwo gukora butya, uruganda abakozi bakoraga batya, abakozi bari bemerewe ibi n'ibi, bari bemerewe za kese sosiyale, hari utuntu twinshi cyane umuntu agenda. Iyo rero hari ibigiye bifatwa, nibyo bigaruka kuri FPR. Nta nubwo bavuga leta, ahubwo bigaruka kuri FPR kugira ngo hagire ikindi kintu kiza kugaragaza mbese guharabika uwo muryango. Ariko mu by'ukuri ese koko ni iki kiba cyabaye? Ahangaha tutirengagije ko uyu muryango washatse kwinjira muri politike even before tureke ibi ngibi by'uyu mukobwa washatse kwiyamamaza vuba. Ariko no kuri Rwigara nanone bitwara bivuze ibintu bya solidarite Kibuye, twagiye tubigaragaza ibintu. Buriya hari abantu batigeze bamenya ko yashatse no kuba umudepite aciye mu ishyaka rya Rangira. Icyo gihe nanone byari ibintu, hari harimo ibintu byinshi cyane. So ntabwo rero mu by'ukuri Bwana Muhumuza, ntabwo ibyo ngibyo byaba ari byo kwitwaza RPF cyangwa se, ahubwo ni bya bindi nanone nimvuga FPR ku mbuga nkoranyambaga, nimvuga uwo muryango ngusebya, abantu benshi baraza kumva ese birafata, ese bigira icyo bihindura, ese nubivuga uyu munsi ukabivuga ejo uzavuga iki? Icyo ni ikibazo. Hanyuma ngewe mbonera no kubwira abantu impamvu cy'umuntu nk'uyu mudamu ashobora kuza akabeshyera abantu ku mugaragaro, akajya avuga amazina y'abantu abeshyera, akavuga ibintu by'ibinyoma ku mugaragaro. Ibyo bintu abantu bakabitega amatwi. Umuntu yaza agaragaza aho atumvikana nawe, udatukanye,
ahubwo nawe uvuga uti nimurebe iki, nimukonsidere iki, ukavuga ibintu biri puresi, amazina, ukavuga ahantu, ukavuga buri kintu cyose ukakidetaye. Impamvu uwo muntu ababera ikibazo no kubera wahakanye uvuga uti ahubwo ibyo ntibyabayeho, wahakanye uvuga uti ibyo bintu se ko twumva tutabizi, ugasaba ama eclaircissement. Kuki kibazo kiba kwataka uvuga kontraroma y'ibyo ndavuga? Aha mbabaze, kwataka umuntu kuko kuri njyewe ntabwo bizahagarika ko nzavuga ukuri, cyane cyane ko ngendera ko nari mpari, ibyo bintu nabibayemo, ntabwo ibintu numvise n'amatwi yanjye, ntabwo ibintu byanciye mu maso, ntabwo ibintu uyu munsi nkora ku buryo nanariza ibyo byose nkoresheje noneho ubwenge mfite uyu munsi, nkoresheje rero izo done zose mfite uyu munsi, uzambwira impamvu ntavuga, ntibishoboka. Ntabwo bizananira kubivuga, nzabivuga kuko mfite gihamya. Ikindi abantu bibaza, ubundi kuba amategeko agena imikorere mu Rwanda atarubahirijwe, wenda bigatuma bimwe mu bikorwa by'uyu muryango we bihagarikwa, ndetse wenda n'ibindi twarabibonye bimwe binatezwa cyamunara, ibi byagakwiye kwitwa impamvu za politike nk'uko ajya abivuga? No, nibyo navuze ko bidafite ahantu bihurira, kuko ibintu byose niba hariho ikibazo cy'amabanki, niba habayeho ikibazo nyine navuze cy'amahoro, niba habayeho ikibazo kijyanye n'amategeko mu bucuruzi, aho ngaho niho bigana, aho niho bigana. Ariko nanone ngewe buriya ngaruka ku kintu kimwe, abantu baritiranya, bibaza ko kugira amafaranga biguha imbaraga zirenga amategeko, bibaza ko kugira amafaranga menshi bikwemerera gukora buri kintu cyose, kabone n'ubwo abandi bantu baba batakemera, cyangwa se ko ubafu amategeko uyaca hejuru uko ushaka, unanirwa kumenya aho uhagaze. Ntabwo bishoboka, kuko niba ari amategeko ahari kugira ngo yubahirizwe, urumva actually iyo unazwi cyane ukaba ufite n'ubwo bukire n'iki, wagakwiye gukurikiza amategeko, kuko wowe nuyica biri mumenyekane kuruta utazwi. Ibyo niko mbibona. So ntabwo rero mbona ko ibyo ngibyo hari aho bihuriye baramuzi. Hanyuma rero reka tubijyanishe yaba kuri we ndetse n'abandi. Ubundi umuntu wese uhabanyije n'amategeko agena cyangwa se ngenderwaho mu gihugu cy'u Rwanda, ntabyumve kimwe n'icyo wenda amategeko avuga, yagakwiye kubigereka kuri leta, bikitwa impamvu za politiki, nk'ibi nyine tubona kuri Madame Adeline Rwigara. None se umuhungu, reka nkubwire ikintu, uwavuye aho ngaho mu Rwanda yibye, igisambo, abajura bibye za banki aho ngaho, bananiwe kwishyura, urumva, cyangwa ukabikora exprès ukayaka uzi ko utazayishyura, ariko kubera ko wari ubashije kugaragaza ibintu bimwe bimwe, bayaguha ukigendera. Aba bantu baragenda kugira ngo nyine batazababaza bati ese usimbutse ute, ahita aba umunyapolitiki, agahita afungura YouTube agatangira agatukana, noneho akihisha muri icyo kintu cy'uko ngo arwanya leta, kandi nyamara hari ibyo asize yangije hariya. Umuntu agahura n'ubutabera, turimo turababona muri iki gihe. Ikintu cya mbere kikaba guhita ucaho ugasimbuka, ukabura hunze, wagera hariya ukabura vuze. Ntabwo ikintu cyose kizasaba ko ukurikiza amategeko, uca mu kuri, ikintu cyose kizavuga ngo ugomba necessairement kwitwaza politiki
noneho utangire uvuge nabi ubuyobozi bw'igihugu, utangire uvuge abayobozi b'igihugu nabi, ngo ubwo ni ukugira ngo ukunde ugaragaze ko utabishyigikiye. Kuba utabishyigikiye ntushobora kubikora se ukareba kubishyigikira uri mu gihugu, ahubwo ibitekerezo byawe ukabigaragaza uri mu gihugu, ukavuga uti ngewe ibi n'ibi ntabwo tubyemeranyaho. Ariko noneho niba utanabyemera, noneho nibura atanga umuganda wawe uvuge uti ariko ibyo ntemera ngewe mbona byakora bityo. Cyangwa se ufite inzego aho binyura, ugenda ubabwira uti ngewe nkurikije uko mbibona iki cyagakwiye kuvaho hakajyaho iki cyagakwiye kugabanywa hakiyongera iki ntabwo ari cyiza kizaveho kirabangamye. Ibyo ni uburenganzira bw'umuntu, njye numva ari uko byakora. hariho ikindi rero nacyo akunze kugarukaho mu bihe bitandukanye, akavuga ko leta y'u Rwanda yagize uruhare mu rupfu rwabo rw'umugabo we ari we Assinapol Rwigara, ndetse n'umukobwa we Anne Rwigara. Ubundi abenshi bakibaza bati ni inyungu ki leta y'u Rwanda yagira mu kugira uruhare mu rupfu rwaba urw'umugabo we cyangwa se n'uyu mukobwa we Anne Rwigara? Ubisesengurute. Leta abantu bazi leta icyo ari cyo. Koko leta, igihugu, ubuyobozi bw'igihugu, buriya umuntu umwe nka Rwigara, igihugu cyaba kimukeneyeho iki ku rupfu rwe? Abantu bashobora kubyibaza. Ikindi, ibintu byose byaragaragajwe. Ntabwo nakurikiranye cyane ibintu byerekeranye ngo mbe naravuze ngo ngiye gukurikirana nkora ankete z'uko yapfuye n'uko byakurikiranywe n'iki, ariko inzego zibishinzwe zarabikurikiranye. Inzego zifite inshingano mu kumenya uko agisida zikorwa cyangwa uko zakozwe n'ibibikurikira byose, ibyo bintu byose byarabaye. Aho ngaho simbona ikintu na kimwe umuntu ashobora kubivugaho. Ikiri cyo ni iki, ni uko hafi aho ngaho, hafi yari aho nabyo byaravuzwe, byaranagaragaye, ndetse no muri komite nanone nibyo njya mvuga. Iyo uvuze ikintu abantu baragusapotinga, bakavuga bati, bakaguha ndetse n'andi makuru wowe utari ufite. Hafi aho hari umugore babyaranye, bari bafitanye abana babiri, niho yajyaga cyangwa niho yavaga. Ikindi, hari ku mugoroba nijoro, hanyuma abantu bazi ko uyu mugore batari bakibana mu buryo bwo kubana nk'umugore n'umugabo. Ndetse muri za nkete hashobora kujyamo n'ibindi. So icyo gihe rero umuntu aribaza akavuga ati oke, sibyo, ikintu kirabaye. Naho umukobwa ntiyapfiriye muri Canada, umukobwa yapfiriye ngira ngo ni muri Amerika hari. ubu se koko nawe njye umbwira mbwira impamvu. Urya wiyamamazaga ntabwo aba mu Rwanda se? Yego. Ko waba hose kandi ari mu Rwanda. Ubasanze wo muri Amerika, uwo mu Rwanda ko bamusize. Ikibazo ni ikihe? Kuki ari uko byakwitwa? Ntabwo ari byo muzi. Ntabwo mbona impamvu yabyo, ariko niko bagomba kubyita. Sibyo, nakubwiye ngo iyo ushaka partenance ahantu muri sosiyete, iyo ushaka kugira ngo ugire ahantu ugira uruvugiro, uba ahantu uhemerwe, ni ukuvuga nk'ibyabo. Urabizi ko ikintu cyose kibaye, umuhungu wa Twagiramungu mu Bubiligi yaranyweye ibiyoga, yanyweye na za droge n'ibiki byose, bati u Rwanda ruramuhitanye. Urabyumva? Yagize overdose, inda kabagize gutya, agahanuka akagwa muri Seine hariya mu Bufaransa, akagenda bakamusanga mu mazi, bati umuntu, abandi bakiyahura akimanika mu ntuza, cyangwa se ndagasimbuka kariya kubita umutwe hasi, bati ibi byose niko bigenda.
ariko ntabwo ibyo bavuga byose aba ari ukuri. abumva rero ibyo atangaza banadukurikiye wenda muri iki kiganiro bagakwiye gusesengura bate bakamenya ari na mpamvu iki ishobora kuba imutera ibi byose ubwo nabijyanishe ese ni bande bashobora kuba bamuri inyuma ku buryo ageze n'aho avuga ko bibaye bikunze leta y'u Rwanda anita ko ari iy'igitugu izavaho kandi ko ngo bitari na kure. ari mu berekwa nawe, ari muri ba bandi bavuga bati ariko ni igitangaza uze. Ubundi se hari leta izi ikamara ikabaho forever? No. Ubu iyo arebye kuva mu 1994 akagenda areba imyanya ya politiki, akagenda areba yaba muri guverinoma, yaba ba premier ministre bayobora za guverinoma, yaba muri sena, yaba muri parlement, yaba ba meya, yaba mu nzego zose za politiki, ndetse n'iyo yashaka akajya no mu gisirikare, buriya arareba agasanga ninde utarahindutse n'iki kidahinduka. ibyo avuga ni ibiki? noneho hagati aho hagiye habaho iby'amategeko, constitution igihugu kiba gifite, noneho igihugu kikayikurikiza. ni ukuvuga igihugu ni iki? ni abaturage. ibi byagiye bibaho, hakabaho kwitorera abayobozi. ni iki kintu yavuga ngo kizavaho n'ubundi hakurikijwe ibyo byose mvuze, ko bica mu mucyo, bica mu nzira? ariko gutega iminsi nk'uko nguko ukayitega igihugu bitanga iki? narebe mbere y'uko agenda, abantu bari bari hanze hariya bakomeje kuvuga ko, ndetse bakagurisha n'ibyabo bavuga bati turagiye turatashye. urumva uyu munsi se imyaka ibaye ingahe? urumva abatega iminsi iteka bavuga ngo birarangiye, leta ivuyeho. hari n'abagiye bumva ko n'ibihugu duturanye bigiye kuza bikayivanaho bikagira biteza. ibyo byose se ntago njye simbona ko ari cyo kibazo, simbona ko bakwiye gutekereza gutyo. ni abanyarwanda nk'abandi, bazagaruke mu gihugu, baze babane n'abandi banyarwanda, baze batunganirwe, bareke gukomeza kwibaza ko gusa ugomba kuvuga ibyo bintu kugira ngo abantu bakwemere, kugira ngo abantu bumve ko uvuga ibintu abantu batinya, uvuga ibintu abantu marerezoma bitagize icyo bimaze, bitagize n'icyo. kuko nubivuga uyu munsi, wabivugaga ubu ngubu last year, ubu twageze muri 2026, 2027 tuzavuga iki? 2028 tuzavuga iki? so nta kamaro. tugana ku musozo rero, abaye ari nk'ukumva uri umugira inama nk'umunyarwanda nawe musangiye igihugu, ubuhe butumwa wamuha bwana Egide? nubwo ndangirijeho, mu by'ukuri ni ukutishinga abantu ngo bagushyushye nawe ushyuhe, bibaze ngo uri umuntu w'igitangaza, ngo urimo uravuga ibintu bikomeye, ngo urimo uravuga ngo mbese uratinyuka, ngo no. barakubeshya kuko baragushuka. afite nk'umuntu w'umudamu, nk'umuntu nyine ushobora kuvuga ibyo uvuga ukabivuga uyu munsi, ejo ukongera, ejo umuntu icya mbere urimo urihemukira uko ugaragara, uko wigaragaza. ikindi ni uko nta kintu na kimwe mu by'ukuri bishobora kumara, yaba kuri wowe,
yaba no ku bandi wibaza kuvugira, nta kintu na kimwe bishobora kumara. Eh, kuba uvuga amagambo uvuga ukayavuga abantu b'abayobozi, abantu bakuru, ukabeshyera abantu b'abacuruzi, ukabeshyera abantu bica abantu ngo barica abantu ngo abantu ngo batanga ibyo bintu byose ngo, kandi uzi neza ko mu by'ukuri ibyo bintu atari byo. Abantu bari wakwica umuntu ngo ugenda muri uriya mujyi uyu munsi, wica umuntu yakoze agisida ejo bundi, akora agisida ahitana umupolisi, ari agisida aratoroka mu minota ingahe, uwo muntu bari bamufashe baba baramugaruye, ubu bari mu butabera. Wakwica umuntu muri kiriya gihugu ukajya he? Ni benshi cyane ubu ngubu, yewe no mu biturage kandi baba banegereye n'imipaka, no kwambuka biramunanira. Ntawanigiye umuntu umugore hariya mu nzu ntibamusanzemo, ntibamufashe ataratera intambwe. Ibi nta kamaro, nta kamaro. Hanyuma nyine nanone yagakwiye kureba akajya avuga ati ariko wamfite nk'ubu ngubu uyu murumuna wa Max Emmanuel wakoze ntuza mu nyuma y'imyaka 14 ntabwo bamufunguye. Uyu Mpamira watwaye nyina akamujyana hariya bakamwica, ajye areba ukuntu ubutabera buteye, kubera ubusaza yari akuze ari umukambwe. Urumva, igihugu kirareba kiravuga kiti yewe niyigendere, ko nk'ibyo atajya abivuga, ko atavuga ati hari iki cyabaye. Umuntu yagagombye kureba akababazwa nabyo, ndetse akavuga ati urupfu rw'ababyeyi we akaruvuga, akavuga uko byagenze, ari nayo trauma tubona. Kuko ikintu cyabaye uracyakira ukabana nacyo, kikaguha uburyo bwo kugikira, kuko ukivuga, utanga témoignage. Noneho ukavuga n'aba bantu, kuko n'abantu bari baziranye, gushingira abantu n'abantu n'umuryango, n'abantu babanaga n'ahantu hamwe, ukabivuga, noneho bikakuvamo ukabasha. Ariko icya mbere uzi ko byabayeho, ibyo bintu birakwica, ntubivuga, urereka abantu ko atari ko byagenze, ntubyemera. Ababikoze uremeza ko abo bantu ari abatagatifu, uravuga ko bari mu ijuru, urimo uravuga ko aribwo bayobozi beza, urimo uragira, kandi deep down uzi ikikurimo, uzi icyo ari cyo. Urumva se mu by'ukuri uzabaho ute, uzakira ute? Reka da. Njye ndumva rero navuga nti igisha bizima ni biriya Bibiliya yizi, naza bari bigisha, ni biriya Bibiliya ayizi, yaraganiriye na se. Yes, naza bari byo abwira abantu, naho ibi bindi by'ibinyoma ntabwo abantu bazapfa kubyakira. urakoze cyane Jide, reka ngushimire, ariko nshimire namwe mwadukurikiye muri iki kiganiro. Usibye ko kandi namwe mushobora kuza kuduha ibitekerezo muciye aho hasi muri comments. Ikindi kandi niba uri mushya kuri YouTube channel yacu, kanda subscribe ndetse no kuri iyo nzogera ya notifications, kugira ngo nawe winjire mu muryango mugari w'abakurikira ibiganiro byacu. Ejide rero ndagushimiye cyane, ubwo ndizera ko ubwo wenda no mu biganiro byacu bitaha, cyangwa se wenda no mu badukurikiye, nibagira wenda ikindi bifuza ko twazagarukaho, ndizera ko ubwo tuzongera n'ubundi tukabana. Mwakoze cyane. Urakoze cyane Muhumuza, urakoze cyane kuba nyine nawe wateguye iki kiganiro. Mwese rero mbifurize kugubwa neza. Urakoze cyane ku bari mudukurikiye rero, naho ubutaha ibiganiro byacu byo nakagaruka.